aya madini yose uko ari atatu, idini rya mbere ryabanje kuza hano ku isi ni idini rya Judayisimu, idini ry'Abayahudi. Uti hari ryari? Ubundi ntibizwi neza, gusa ikizwi cyanditswe mu gitabo gitagatifu cy'Abayahudi, muri Bibiliya y'Abayahudi, ni uko iri dini ryavutse mu kinyagihumbi cya kabiri mbere y'uko Yezu Kristo avuka. Ikindi ni uko iyi Bibiliya y'Abayahudi yanditswe mu kinyejana cya mbere y'uko Yezu Kristo avuka. Iki gihe Abayahudi bari batuye mu butayu bwa Yudeya, aha ni muri Yeruzalemu tuvuga uyu munsi. Muri iyi Bibiliya y'Abayahudi niho dusangamo izina rivugwa cyane ry'umuntu witwaga Musa. Igitangaje kuri uyu Musa kugeza ubu ni uko baba abantu bazi amateka n'abandi nta n'umwe wari wabona icyerekana ko yabayeho koko. Iri zina Musa urisanga muri Bibiliya y'Abayahudi, ukanarisanga no muri Bibiliya ya Gikristo, cyane cyane mu gice cyayo cya mbere, ni mu Isezerano rya kera. Gusa muri Bibiliya ya Gikristo umuntu ufatwa nk'uwifatizo ni Yezu Kristo. Uyu we amateka yemeza neza ko yabayeho koko, aba mu bice bya Isirayeli na Palestina. Amateka avuga ko yavukiye i Betelehemu, akurira i Nazareti, maze apfira i Yeruzalemu kandi abambwe. Uyu Yezu w'i Nazareti we bivugwa ko yari afite intumwa zigera kuri 12, harimo Matayo, Mariko, Luka na Yohana n'abandi. Aba bakaba aribo batangije ibikorwa bya mbere by'idini rya Gikristo. Ibi babikoze igihe bandikaga igice cya kabiri cya Bibiliya ya Gikristo. Ibi babikoze igihe bandikaga igice cya kabiri cya Bibiliya ya Gikristo. Idini rya Isilamu ryo rero ryaje nyuma y'ayo yandi, kuko ryaje mu kinyejana cya karindwi cyo muri iki gihe, ni mu myaka ya za 600. Ni ukuvuga ko hashize imyaka 1000. Mu idini rya Isilamu intumwa cyangwa se umuntu ufatizo ni Muhammad. Uyu kimwe na Yezu Kristo ni umuntu amateka yemeza ko yabayeho koko. Amateka avuga ko yavutse mu mwaka wahagana muri za 570 avukiye i Maka. Aho niwo mujyi wa mbere mutagatifu ku bayoboke b'idini ya Isilamu. Uyu Muhammad we yazengurutse ibice bya Arabiya Sawudite, maze apfira ahitwa i Medine mu mwaka wa 632. I Medine ni umujyi wa kabiri mutagatifu ku bayoboke b'idini ya Isilamu. Zimwe mu nkuru zanditse muri Korani zivuga neza ko hari urundi rugendo iyi ntumwa y'Imana Muhammad yakoze ari nijoro yerekeza ku musigiti w'i Yeruzalemu. Ni kubw'iyo mpamvu Yerusalemu ihita iba umujyi wa gatatu mutagatifu ku bayoboke b'idini rya Isilamu. Ubw'ayo mateka yose yavuzwe haruguru ku madini, ahita yemeza neza ko Yeruzalemu ari umujyi mutagatifu koko kuri ayo madini yose. Inkomoko yo kuba aba bayoboke bose b'aya madini twavuze haruguru basenga kandi bakizera Imana imwe, ibi byo byakomotse kandi bizanwa n'umuntu umwe, umuntu ufite umumaro munini, umumaro ukomeye mu mateka y'aya madini. Uwo ni Aburahamu. Uyu Aburahamu yanditse hose muri ibi bitabo bitatu bitagatifu byose twavuze haruguru. Icyo twamenya ni uko
abantu basengaga kandi bakizera imana nyinshi. Hanyuma uyu Aburahamu ufatwa nk'umuhanuzi wa mbere wabayeho kuri ino si, akaba ari nawe nkomoko y'amadini yose twavuzeho haruguru, niwe wazanye ikintu cyo gusenga no kwizera imana imwe rukumbi. Iyo dusomye muri Bibiliya ya Gikristo dusanga uyu Aburahamu ari umwe mu bakomotse kuri Nowa. Uyu nawe n'uwo tuzi wubatse inkuge. Nowa nawe akaba akomoka kuri Seti uwo nawe akaba umuvandimwe wa Gahini na Abeli. Gahini na Abeli bo bakaba ari abantu ba kabiri bageze kuri ino si, kuko babyawe na Adamu na Eva. Adamu na Eva bakaba ari bo bantu bonyine baremwe n'Imana ubwayo. Abo bantu bose uko mbavuze baranditswe muri Bibiliya y'Abayahudi, muri Bibiliya ya Gikristo no mu Isezerano rya Kera, ndetse bananditse no muri Korowani. Ibi rero bivuze ko ibi bitabo bitagatifu uko ari bitatu bifite icyo bihuriyeho. Hamwe ni kuri aba bantu twavuze haruguru, ahandi ni ku iremwa ry'isi mu minsi 6 gusa, ahandi ni ku iyirukanwa rya Adamu na Eva muri Edeni igihe bari bamaze gukora icyaha. Uko byagenze n'icyo bahanishijwe nabyo babihuriyeho. Bose bahuriza kandi ku nkuru y'ukuntu Imana yigeze kugira uburakari bwinshi ku bantu, ikaza kubarimbuza umwuzure. Hakaza kurokoka Nowa wari wabashije kubaza inkuge cyangwa se ubwato, ari nabwo bwaje kumurokora. Kurikirana iyi channel maze uze gusobanukirwa, wibuke kandi no gukora subscribe. Uzabura ukugenza abantu bakuru.